gaya birantangaje mu mpawe wemera abantu bose bakinjirana nje ntabwo narenze ko muziranye muraziranye uyu ni umutubuzi iki ni gisambo oya nabo bakobwa b'ikigali rwawe umva mbare imeka bigatatu warenze arahirye vuba vuba kandi cyangwa ushemeje yuruka ntabwo ntuzongere kwatekera jya papa gahera mwawe ufitanye ikibazo Gahera twapiki ese ko nk'uko wabujije hanje kujya kureba Gahera akorera mu bazimenye uriya mukobwa yego warabwiye ngo mwariganye ikintu gituma ari connect nanje niki ariko hanje umukobwa ngana kuri yaganira iki nanje none se sinzi we none wejo ngo waranamujyanye ngo jya kumureba nta n'ikintu mumbwiye uriya mukobwa nanje urabona imyaka yanje ni uriya mukobwa bari kuri revima ku buryo baganira bakabishuti numvaga bo nta kintu na kimwe yigeze ampisha ahubwo nibaza uko njye nzamubwira ibyanjye noneho bigeze ahangaha ndabona papa aramisha ibintu byinshi noneho reka tugende umwereke Yozofina noneho akwereka aho uzajya urara sibyo hajya mbwiye ngo witwa nde je nitwa Eliya witwa Eliya na amavoka na yacu oya urabona ko biri kure nari sano noneho reka tugende umwereke Yozofina noneho akwereka aho uzajya urara sibyo hajya mbwiye ngo witwa nde je nitwa Eliya witwa Eliya na amavoka na yacu oya urabona ko biri kure nari sano uwo muntu waza komanga ukomange wowe naye murebe no muntu komanga wabo stop ntiwinjira hano nigira rari ntawe nzi we bakumbuye kutazinjira hano ndi kubyumva asibyo nibiki ntabwo uri kubyumva stop ndagukubita kandi we ntiwemeye kurenga hano wabaye umurongo asuruwe ntabwo nzi yewe ndi security nuri kumwumva aje yose nibiki uri mu amusazi no ntabwo kwinjira hano zamumeze bite hari umuntu hambujije ko uyatazarenga hano jewe abana afite ikibazo hano bambujije kwinjira ko uno mugabo azinjira hano ninde wabikubujije ninde wagushyiriye itegeko hano inde yoze tumuzi kakuzanye umva buretse stop mwe umva nkubwire jewe ndi umuntu mushasha bazanye hano nje gukora akazi zicyuri cyo sundi ubwo musabana ntari umuzamu iyi si inkoni agarara ku ruhande buretse gato umva yoze ambwe ko nyine yoze ashinzwe cyane ni ushinzwe kuza kuguha inshingano zawe hano okay ntacyo mbabarira rwose kora icyo ugomba gukora umva de karibu Yozafina ntabwo ari gutanga amategeko hano urumva okay ndabyumva n'undi munsi uyu ni umuntu w'inshuti yanjye hano yinjira hano mari ujye umubwira ko mari urumva nasanga ntari umubwire ko ntari urumva oya ariko ntacyo oya nibyo wenda niba barabikubwiye ariko nanone uyu muntu ugomba kumumenya n'ubundi siko bimeze nta kibazo ma boss wanjye nyine nibyo nakubwiraga cya gihe twazaga igihe Yozafina yagukubitaga ipanu yari yatubonye imbere y'uko twebwe tujya gupanga kujya kuzenguruka mu gikari yari hari iruhande rw'inzu aratureba nyine aratubona tubabona n'ukuntu ngo twabanje kuvugana yarabimbwiye byose urumva barakeye burya cyagiye mu gitondo narabinsobanura ndumva ako nyine ndamuzi ariko umuhanano wanjye ntabwo se twaraburije umwana twarabuje ariko nta Yozafina nta kintu ukaba umpamagaye iwanyu utemewe ko uzi ko icyo kibazo kirimo ikibazo kirimo ariko
Josephine we ntaribi narabimubwiye nta ese kintu washingira ku cyo uvuga ko ntari bi aga abakozi bagira umuntu bashobora no kubivuga shagira Ibibazo n'uramutse ariko bivuze ibyo nimubwira ngo uburyo Josephine anyumvira ntashobora kugira ikintu kimubwira dati cyangwa ese kwebwe umuzamu ikintu yamubwiye ntabwo yamubwiye ko yakubonye hano waje kwiba sibyo nta kindi kintu yamubwiye kumubwiye ko atagomba gutuma winjira hano urumva ariko nabwo buriya nyine ndaza kuza kumwiyama ntabwo bizongera urura nta masoso reka nimubwira niba ari umuzamu ese umuzamu ese umuzamu hari ikintu cyerekeranye umuzamu hari ikintu cyerekeranye n'amafaranga reaction yagaragaje byonyine bigaragaza ko ari ikintu kidasanzwe ho yarega kuba ari umuzamu baramubwiye bati runaka ntazagera nta kindi kintu ashinzwe ni security nyine urumva baramubwiye bati ntuzinjire muri iki gipangu ariko buriya wenda nari kugira impungenge yaza kuba ari mami cyangwa dadi wabimubwiye urumva bivuze ko rero nabo nta kintu bari bamenya ku kintu cyabaye hagati yanjye nawe na burya munsi uriya musaza abimenye none ntabwo yabyumva si ibintu ikibazo kuri njyewe nawe ubwo cyaba ari ikibazo kinakomeye cyane ariko nyine biba byaragize ntabwo rwose mbwire tugabanye n'agafunga kugira ngo nzaguteze ikibazo wowe nta kibazo mwana ese ubu kukubwira gutyo ni uko abantu mbana nabo ndabazi urumva Josephine namubwiye iki kintu kireke arakireka kubera ko hari uburyo anyitwaraho nyine urumva nta kindi kintu ndumva ntabwo uriya muzamu bahise abikubwira ahubwo ngewe numvise inzugi zibomborekana ndavuga se kanya ariko wagiye na rugumusa ubonye ipano kankubise mu mutwe ariko bageze amahirwe aba yarakwishe Josephine noneho kereka iyo aba ari nk'undi muntu wafashe noneho kuba ari nanjye yaransariye none se niba atari ibintu byihutirwa gukora kuri telefone wawe yashyize ku ruhande tukaganira ko atari umwanya munini cyane turi buvugane rero gahera ndagira ngo tuvugane nta magambo akomeye ngiye kukubwira ariko ntabwo ari birenze cyane ku kibazo twe tumaranye iminsi hano mu rugo cyavutsemo cy'amakimbirane n'ibiki byose ndagira ngo mbwize ukuri kose umenye ukuri kose mbese urujijo rwose rufite ruvuyeho mbere na mbere ngira ngo uribuka ya mafoto najyaga nkwereka ya mukuru wanjye w'umusirikare ubundi witwa Kamanzi rero buriya hariya n'ibinkuru isa naho ishingiye ubundi ukuri kose icyo nakubwira cyo uriya mukobwa ubu wajya guza hano uriya ubundi muvindimwe kuri mama wawe ariko atari ntabwo muvindimwe kuri jyewe rero uriya mukuru wa bibaye mama ubwo turavukana ariko muvindimwe kuri mama wawe ariko atari kuri jyewe noneho urabona uriya mukuru wanjye nakubwiraga w'umusirikare urabizi ko yitabye Imana rero mu by'ukuri ukuri kose yiguraza kwiyangana sinabikubwiye kera ariko uriya mukuru wanjye yateye mama inda abyara umukobwa oya ntabwo ariko bimeze uriya mukuru wanjye niwe papa wawe papa ntibishaka kunsetsa muri aya masaha kera ntabwo nkubeshya uriya mukuru wanjye ajya kumenyana na nyina w'uriya mukobwa bari kera bagiteretana baramenyana aza kumutera inda noneho amuteye inda urumva yari umusirikare agiye kujya ku rugamba uriya nyina w'uriya mukobwa amuterera umwana nanjye n'umusore nayo nk'ingimbi ingimbi arambwira ati dore petit frere ngiye ku rugamba nta umwana namujyana kandi birihutirwa sigarana n'umwana ariko umwana wanjye uzamurere neza uzamurinde ikibi cyose rero amaze kugusiga naragusigaranye ariko sinamenya amakuru ya nyina w'uriya mukobwa urumva uko nabimenyeye aho yamutera umwana ahita agenda sinamenye uko byagenze hanyuma uriya mukobwa rero aho duhuriye aza kumbwira amakuru yose ko nyina ari ambwiye izina rya nyina numva ni mama wawe noneho rero ndavuga ni byiza ubwo bimeze kuriya reka nzabikubwire nkubwire amakuru yose oya papa ibyo bintu ndumva bibereye mu bintu nta kintu bizarizo
ntabwo ari inkuru. gute none se ngenda ndumva ntarabyumva neza n'ibintu urimo kumbwira. Icyo tumva ni ikigahera. Icyo nari kumva ni gute uriya mukobwa urambye ngo ko turavukana batuvukana kuri mama gusa. Ikindi ahantu imbere ruje ngo Kamanzi wa mukuru wawe unyereka ngo ni papa wanjye. None se mama yari umugore wawe akaba n'umugore wa Kamanzi. Nge ndumva ntarabyumva neza. Nta mugore nigeze ngo buriya nanze gushaka umugore kugira ngo mbanze ngurere ndinde ubuzima bwawe. Nta n'umwana nigeze mbyara. Uravugisha ukuri ntabwo uri wowe umbyara. Oya no ntabwo ni umwana wa mukuru wanjye. Ni ukuvuga ngo rero uriya mukobwa amaze kunyereka iriya foto ya mama we Sylvie nararebye mbona kuko mbona ni mama wawe. Naho kumbi uriya mama wanyu akimara guta uriya mwana ahise agenda nyuma ahita abyara uriya mukobwa. Rero amakuru ya mama wawe ntabwo nigeze nyamenya pe. Kuva icyo gihe bakunsigira sinigeze nyamenya niba yaragiye akabyara uriya mukobwa niba byaragenze gute. Ariko uriya mukobwa niwe twabaza amakuru yandi tukamenya aho mama wawe yaba ari. Mbese nta makuru yandi nzi. Urumva njye nsigaranye akazi gakomeye ko kukurera no kukwitaho nanjye nkiri mutoya. Urumva nanjye ntabwo nari norohewe. Gahera wigira ikibazo usigara nagufashe nabi papa. Nusi ndabyumva kuri papa. Gahera nubwo ntari papa wakubyaye ariko nakubere nk'umubyeyi kandi nakureze nk'umwana wa mukuru wanjye. Kandi ibi byose kuba ntarabikubwiye kwari kugira ngo utazakurana ihungabana, sibyo? Gahera byari ngombwa kubimenya, ntabwo nari kugumya kubiguhisha kuko we ntabwo waba umukobwa wanjye, kuko imyaka nkurusha ni nka 10 n'ingahe 15 gutyo. Urumva ntabwo waba umukobwa wanjye, ntabwo 15 naba narabyaye nkiri umwana. Gusa ikiriho ahubwo twashaka amakuru y'uwo mama wawe kuko kuva icyo gihe bakunsigira. Urumva jewe ntabwo nibe njya kwita kuri ibyo. Uriya mukobwa wazamukurikirana ukabaza se mama wawe bimeze bite, byagenze bite. Gusa warakoze, uri intwari kuba washoboye kunyihanganira ukandera. Gahera zari inshingano. Umwonge yitwa ngo ariho ntashobora ngo andere. Papa akagenda agapfa ukandera ndi umwana kugeza mbaye ubungubu. Uko byagenda kose ni wowe papa nzi, ni wowe papa wanjye. Ubwo nyine Gahera tuza kandi uri mukuru, abimenye uri mukuru kandi rwose ndatekereza ko ibyo bitagungabanya cyane kubera ko wajyaga kwangirika uza kubukira umuti ugakorana icyo gikomere. Ariko bigeze ahangaha ubundi reka nkubaze kuki ubundi papa atamfashe ngo anjyanire mama akakunzanira ko ari wowe ndere. Urumva agiye kugenda we yarazanye aramugutera avuga ngo fata umwana wawe niba ugiye kugenda ajyana n'umwana wawe kubera ko yihutaga. Ni ukuvuga ngo mama yamutereye papa. Papa nawe tamukuzaniye. Yaramunsigira n'amafaranga menshi arambwira ati umwana uzamwiteho ubone mu myaka 10 n'ingahe gutyo. Arambwira ati umwana uzamwiteho kubera ko twara abantu bamenyere kwirwanaho. Ndavuga umwana wawe yananiwe. Narakurenganyaga nawe nturamenya bumva amakuru ya mama. Ntuzi niba yarafite undi mwana cyangwa yaramubonye nyuma. Rero urumva ko uriya mukobwa ntabwo ari umutekamutwe papa. Dukwiriye kumuteka amatwi tukamwumva akadusobanurira neza tukamenya n'amakuru ya mama. Ahubwo akaduha ayo makuru yose tukamenya niba nawe akiriho. Ariko Gahera humura rwose. Humura. Ihangana ntabwo byoroshye kubyumva ariko sibyo Gahera. Ntabwo byoroshye kubyumva ariko humura ahakomeye waraharenze. Ndikwibaza mama wanjye ariko amakuru yose tuzabwirwa n'uriya mukobwa. Gusa ubu ninsanga ariho papa ubu nzabigenze nzamwubahira se. Usura mukobwa we uzamubare kubera ko gutanga imbabazi birenze ibitambo Gahera. Ni mama wawe wakubyaye kuba yaragutwisa amezi 9 byonyine birahagije. Inda yawe atarikuye mu ndishobora kuba ariho uriya mukobwa amakuru yose
bareka njye kuryama ndumva ngize nk'iseri mu mutwe. Reka nguhaguruke ujye kuryama. Ndumva iseri mu mutwe pe. Iyo telefone y'ivura itahita hasi. Kuba umusore Umusore bikisa. ese nk'ibyo ngo byazakumara iki mwana? Ni ikibazo cy'amafaranga nicyo cyatumye nibura hari igihe njye nawe tutakoze ku mafaranga kandi akagendera ubusa. Wamburanye iki nyifite? Ushaka kumvikanisha Imana. Ntabwo ibintu wakoze bikwiye kabisa. Kwifata wowe ukajya kunteranya na Gahira ngo nuko diru njye nayo y'amafaranga twari twakinye yapfuye. Ya sasa. Njyewe David. Njye David. Oya ubwo wenda n'uwuherutse. Kiyumvira. Aso usibye n'ibyo Gahira nzanatuye koko. Abantu bagira umunwa nkawe wajyaga kubwira Gahira ibintu bijyanye n'amabanga kugira ngo agere aho anyangani ngaho mbwiye. Hari undi muntu uzi ibintu byanjye nawe? Bro, Gahira sinzi n'ahantu atuye. Abanyamagambo mwana. Icyambwire, Gahira sinzi ahantu atuye, singira nimero de telefone yiwe. Sinari nahura nawe kuva twarageza kwiga. Ntabwo nari nzi ko nakwibeshyaho bigeze aho. Usibye urya munsi ngira kugira ngo maze icyumweru cyose ndahamagara Gahira akanyihorera. Ndamwandikira ntansubiza. Ikintu icyo ari cyo cyose nagerageza. Ni ikihe kintu mbwira undi muntu nibura uzi ibyanjye na Gahira kandi uzi ko uzi ibanga ryanjye nawe atari wowe. Mperuka ryari se? Icyumweru cyose kirashize atanyitaba atanandika wenda n'ubutumwa bugufi. Ibyo bisobanura ko ari nta kindi kintu napfa na Gahira usibye umunwa wawe ibintu wagiye ariko waragiye umubwira byawe ntukashyira mu mutwe bingana gutyo. Niba ari n'itabi wanyweye umusabye ugabanya itabi ariko ese ugiye kubiza tutangiye kwishinja ibyaha. Gahira nakubwiye ko Gahira singira contact cyane. Amafaranga n'ubundi turayabona akagenda ngira ngo nawe urabizi. Ase wajya utega amatwi kumva. Gusa ufite ikimenyetso kigaragaza ko wagiye kubibwira ibintu ariko ubona agiye kubwira Gahira. Nta kindi Gahira yanyangira usibye ririya banga njye kandi warabimbwiraga uburyo wabimbwiragamo n'ubundi ni umupango wari umfitiye. Ariko ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga gusa. Nta busutwa nk'ubwo ngubwo ngira umuntu w'umugabo mwangira buri ibyo nawe byo nguko. Ahubwo si umwanya nawe ubona. Ako nawe ntugakabye rwose. Akora igitangaza wowe. Urabona njye nabona umwanya wo ujya gushaka Gahira ngo ugiye kumubwira ibintu nk'ibyo ngibyo. Ushobora wenda ngaho mbwira none. Ngangira inama mbwira byaba byaragenze kugira ngo Gahira yicare. Yange kunyitaho. Nahise ko ndi kuri urwo rwego rero ko kujya ntekereza gusa. Nanjye niyo twashikona ariko turi inshuti musa. Anjye nabona ajya guteranya na Gahira. Bifite mu nyungu kisa. Nganyine nawe mbwira byagenze biturumva nawe bishyire mu muri logique mbwira. Ari nkawe bibaye umuntu wa mbere na mbere wakeka ni sinjye. Uribanza ugenzure neza urebe niba nta kintu wabara mu bwiki kitari ngombwa ko mubwira. Nta kintu nigeze mbwira Gahira. Urabizi amagambo yose nshobora kuvuga. Ari jumwe itabizi ngasota ndakwibe wese. Zese man meruka kunywa ryari. Ko cupa nderuka wa munsi naguhamagaraga nkubwira ngo nari kocuye ko ari byo cupa meruka ku. Mbwira basi mbikoreye kugira ngo umenye ikintu cyabaye kuri Gahira. Nimba wumva nta kintu ugeze umubwira mbwira nta kintu ugeze umubwira aho umugabo. Ntabwo umwanya nabona rwose nubwo dufitanye ikibazo cy'amafaranga umwanya ntabwo nabona. Nari mafite ibintu byinshi cyane byo gukora. Jewe inama nakugiye wazagiye mu rugo hose kujya kumureba wabo ntabwo hazi. Ngiye sisi we niwe naho abasimpanze. Iwabo ndahazi. Uzajya wowe nyine umurebe muganire. Ikibazo mu mutwe no kwishorera gutya nukajya urabura utazi ngo umuntu ari mu rugo. Ntabwo ari nawe byakubaho. Ako numvira nta mpamvu gani yawe ari. Reka njye nzajyayo. Mubaze we ikintu twarapfuye cyatumye anyanga bigeze anga aka kanya. Bro reka ubwire. Wifata umwanya wawe. Aho kumva uzagusaza tu.
fata umwanya wawe uzajye mu rugo murebye ubanza ujye kuzana icupa ugenda uza ku cyacupa cy'umusoro twe twisomera hano ukajya mbora kuri urwo rwego ntabwo ndi ku rwego rushiriritse bivuze ngo nibwo uri bumbwire si icyo ngomba gukora amayide araza humura bisiko amayide zose twabonye nuko utumye nseka bitari ngombwa abe umuntu wanjye wakintu ukaze urufu nagiye kugutira mani bra ni wowe uje hano nako mbwira yari yangwe va hano tuvuganira oya hagarara tuvuganira nshaka ko tuvuganira hano vuga ariko ubundi wari uzi ko uzancika rero ntabwo nagucitse wa mugabo ntabwo nagucitse reka ubaka kanya afite amakuru y'uko urimo gukora muri iki gipangu cy'abakire ndi kwakwa mu cy'abakire sana ku mafaranga injiramo niba utanafite igihe n'uguze bose wowe cyangwa amabuje waguha amafaranga bareka nkubwira urabona ukwezi ntikuranashira ni icyambere ikindi nabwo amafaranga amabuje nta mpembe nzahita gushaka kuri telefone ibintu byaroroshye kandi reba hano mfite umumabuje ufata neza disi Elia wari wakubitwa n'umugore utariswa wabona icyo buraka ngende icyaka kanya kuba buraka ndabyuba injira mu gipangu ubwire bose waguha amafaranga cyangwa ubwire nyoko buje aguha amafaranga nurangiza unzanire amafaranga kuri pa Elia gira vuba umva njye reka nkubwire baza wumve hano mfite umumabuja ni mwiza ntabwo vuga gake ntavaza ngo ndarusanga hano ukumva njya ibiryo nshatse ankubita n'amafiriti urukumva none baze uje kwano ku kazu kakankuraho ntarajyana amafiriti yanyu ase basi numve n'inyama zo inyama bateka hano ziba zimeze neza none bagira se nuza no ugahita ubwira mpave ntari izo nyama amafaranga yawe nzayagwa wambabariye ukumva wambabariye atabasohoka asanga uhari hano Elia rero reka nkubwire mbabarira watangiye ukwezi ku itariki zingahe nzabara nzabara niba uzizi uzaziba ariko itariki nizigana hita nkuri mbwira waje ryari hano singombwa nkubwira umunsi ukwezi ndi gushira na kuri papesa zako ngambwira igihe uzampera amafaranga ukwezi ni gushira mbwira itariki byo kumbwira ngo ukwezi cyangwa mwigaragambye ninjye oya kwigaragambye reka itariki 10 z'ukwa 11 10 z'ukwa 11 uzibeshye umbeshye nakubesha gutebura nakubesha ubwo wowe ubwo numva ukomanga nkagira ngo n'abandi hari abantu usigaye numva baza komanga hano nk'abaje gusaba ibiryo nibo nari nzi ko ari no sanze ari wowe ubundi hano ndi hakweretse kankwihore cyo koza ako kazi karakubereye kwere wari ugakeneye wakabonye akazi mane karabuze muri akazi kose ngomba kugakora ziko mfite n'umumabo cyangwa ndama n'ifiriti 10 z'ukwa 11 yavuye ku kazi ziko ama n'ifiriti ugomba kunyirukana batamaye akazi batamaye ndakubwiye ngo itariki 10 z'ukwa 11 wewe bugiye atasanga hanze naberiya ufa wewe bugiye atasanga hanze ukumva wewe muri tekinisi gaza itamwishyura sibyo Elia babarira inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kitanago cy'ubuzima bwanjye inyandiko y'agahinda